baca umugani mu kinyarwanda bati utabusya bwitumira. Iyi mvugo bayikoresha iyo babonye umuntu wese umara gushira impumpu akiyibagiza amagorwa azahutsemo, ahubwo agatsikamiza agahato abo bahoze bayasangiye. Nibwo bavuga bati koko utabusya bwitumira, wakomotse kuri Karake wa Rugara w'Ibumbogo kwa Huro, ubu ni mu karere ka Rulindo, ahasaga mu mwaka w'1600. Guhera ku ngoma za kera kugeza kuri Kigeli Rwabugiri habagaho abanyamuhango b'umuganura bagatura Ibumbogo, ndetse bakaba ari nabo batware babwo bwose. Inteko yabo yari ku musozi witwa Huro. Bukeye Umutsobe Nyamwasa wari umugenga w'abasyi icyo gihe asaba umukobwa wo mu ngabo za Mibambwe Gisanura yise Abambogo b'umuganura. Abakobwa babo nibo basyaga umutsima w'umuganura nyine. Uwo mukobwa witwaga Karake akaba mwene Rugara umusegenge, agasyana n'abandi bakobwa b'urungano. Ni naho Nyamwasa yamuboneye aramushima, aramusaba. Amaze kumurongora, Karake aranezerwa kuko noneho aho gusya agiye kujya ahagarikira abasyi, ahimbazwa n'ubutwarekazi. Abakobwa baje gusya akabagarikirana urutoto, abasyigingiza yitotomba ngo barizenutsa ntibasyana umwete. Abo bakobwa babyirukanye bakamubwira bamwenyura bati mbese ntuzi ko uburo bukomera? Karake akabasubizanya izenezene ati ubu ni nabwo uburo sobumera ntiburuhisha. Abakobwa bagatinya kumuseka ngo bitabakorera ishyano, bagasekera mu bipfusi. Bibaho bityo. Bukeye Karake yubura ingeso yo gusinda. Nyamwasa yaza agasanganirwa n'umugono, agasanga umugore yasinziriye, uburiri ari ibirutsi gusa. Karake si ugusinda arasayisha, bituma umugabo amwanga, aramuzinukwa, aramusenda, asubira iwabo. Rubanda bari bazi ubukundwa kare bwe baratangara. Hashize iminsi, igihe cy'umuganura w'ibwami kiragera. Bakoranya Abambogo b'umuganura bose ngo baze gusya kwa Nyamwasa. Ubwo Rugara se wa Karake yari afite umugore w'umukecuru, kandi nta wundi mukobwa yari afite wo kumucungura. Biramushobera ati ibi mbigenze nte ko nta wundi mwana afite, kandi ko kohereza Karake kwa Nyamwasa ngo asyane n'abo yahoze ahagarikiye byamutera ipfunwe ribi. Abandi b'amashuti ye bati nutamwohereza bizakugwa nabi. Abuze uko abikika apfa kumwohereza. Ajya mu basyi ati jya gusya uburo bw'ibwami, nta kundi twabikika. Karake arashoberwa ariko aremera, apfa kugenda. Agenda asyeta inzira ibirenge. Ageze kwa Nyamwasa, abakobwa baranzika barasya. Karake abajyamo afata urusyo rwe. Agize ngo arapfukama biramutonda, agize ngo arasya biramunanira, kuko yari amaze guhuga hashize igihe kinini ari mu mukiro. Noneho ba bakobwa baramwubahuka, baramuseka, baramukwena, mbese baramukwenura, bamuhinyura bati erega nyabusa shika musye vuba, dore
ubwo si uburo ni ubumera. Bamucyurira igihe yakinaga n'umurengwe, yari yarirengagije ko gusya uburo ari impingane. Nuko mu mataha abakobwa batahana karake bamuhinyura, ijambo rikwira ibumbogo risakara u Rwanda, riba umugani, bawinjiza mu yindi yigisha kudakora iki cyangwa kiriya. Kuva ubwo rero umuntu wese umaze gushira impumu akirengagiza amagorwa azahutsemo, ntacire abo bari bayasangiye akari urutega, bakawuciraho uwo mugani bagira bati butabusya bwitumira. Baba bamugeranya na karake wirengagije ko gusya uburo ari impingane.